yarambwiye twari tumaranye igihe tuvugana nyine igihe kitari gitoya nyine tuvugana nawe arabimbwira arambwira ati se wanemerera ukampeza ifoto yawe ndamubwira ati si ifoto yanje ubundi ntuyigira se atayaye ubwo ngubwo wampeza ifoto yawe ndamubwira ngo mu gihe tutarabana nawe byivugano gusa reka gira nihereho kuko ndi umuyutubazi ico ntakora sinacemerera n'undi muntu ko yagikora. Wamushubije gute? Naramubwiye tumva nkubwire jewe nawe nta bimenyetso bifatika mfitanye nawe. Ndagufatira kuko kuravuga amajwi yatepa. Sawa nakagira niyegereze mikoro kugira ngo mbwire n'abadukurikiye. Naramubwiye tumva rero nkubwire je nawe gahunda dufitanye mu by'amafoto ntirimo. Nuko amubwiye? Nuko namubwiye. Nyine urumva mwahereye kuki kugira ngo akajambo gatibutse? Nibi rero umukobwa wari we wese afite isoko bikamzite ko ari isoko siko kuri se market ari ku isoko. Rero mu gihe uri ku isoko ibigushuka bibari abagushuka bari benshi kandi nanone igihamya cy'uwari wa ukuri muzabana. Utagiye kure mwari mu myaka ingahe? Amvanga imyaka wenda umwaka umwe wari ushizemo. Yego komeza. Mu gihe cyo cyose umuntu aza kugutereta yitwajije n'ijambo ry'Imana kuko Bibiliya ifite iyo ngiye akavuga ngo biri ijambo ry'Imana riratubwira ngo ngibyo mwahereye ubusa mu bitangira ubusa. Ico ngico kabisa ntukacumve ni nka yamiga y'abanyabuntu ngo twarababariwe ku buntu ariko ntitwababariwe ngo ubwira dukora ibyaha ku buntu ntibizokunda ntibizoshoboka. Rero inama nababwira ntoya ndabasuhuje mbifurije igitondo cyiza abantu bukeye ndetse nabo bugorobye namwe mbifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abane na buri wese muri gahunda ziwe arimo. Dushimiye ko subscribe kuri Neza Live TV, dushimiye wowe udukunda, dushimiye wowe utureba umunsi ku wundi, dushimiye ibitekerezo byawe n'inama zawe. Ndamukije abanyamurenge bose kwisi havuyemo utugara, suhuje abanyamasisi bose kwisi aho baherereye, suhuje ndetse n'abanyarwanda kwisi aho baherereye ngo yambu salamu alaykum ku bayisilamu. Pentecoste nziza kuri twese. Umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Hari umuntu wambwiye muri commentaire ngo ngura umunyakano iwacu. Ntabwo yabiyobewemo ariko kandi ndi umunyarubarati. Rubarati sana kanano cyacemo kakuzi? Muri kakuzi nyine ako ni kamwe. Ariko nyine nahantu ugenda namagura amasanga nta masaha wenda yashira kwera kuko ni hafi cyane naho. Yegereze mikoro yawe guhereke. Abanyarubarati ndibuka ko twageza tubaraza akabumbu. Gusa nyine je kwera kuko ntakinye nta nubwo nabimenya kandi uko ndeba umbona ndi umufana w'umupira bimwe bikeya bishoboka. Turamukije abanyarubarati n'abanyakanono n'abaturanyi. Uyu ngo avuka mu Rubarati, uyu ngo avuka mu Kanono iwacu. Soleil iminsi myinshi wa cyane gose. Nabonye kuri Soleil TV1 akazi kameze neza. Asante. Courage kuri akora amakuru meza ya ruguru. Kandi tukaza ucika intege ngo ita kuri commentaire. Habe nibaza bagutuka ngo igitutu cyose bagutuka uri mu kazi tukazugiyaga agace tuzukanda like gusa bikomereza. Hari imwe rero kavuga ngo wayisiba. Ni ukuri ko tukazisiba. Genta yonza siba. Reka. Nyine urabonera commentaire wimugaya yaguhaye ikintu afite. None se nimba guhaye afite kuracangira iki? Cyakoze. Imana yabeje Mose ngo ufite iki? Mose ngo mfite inkone. Ngiyo niyo nzakoreramo kugira ngo ngukoreshe bitangaza. Kuri ntukazo urakara ngo bagututse abayaguhaye afite kandi uzugishimira wamukanda none usayikomereza. Marabe mwumva rero abazaba bari kuri Soleil TV mugakandaho nabi nsazanza babwire ati courage. Sone kubera umwanya muto dufite duhuye busa n'ubwije. Yego. Ndagira ngo dukubite tubangura. Cyane. Uzurakara? Ndi umwana w'umuntu byabaye ngombwa narakara ariko si cyane. Uzurakara habaye iki?
yesu wese haba habaye ikimana yaje uko ntuzura k'igihe umuntu yaba yakurakaje ariko ntibiba biri cyane nyine ntabwo nabigambirira nonaha ngo bibe byakunda. uheruka kurira ryari? yewe uyu mugabo yarandijije reka mbwira nkubwire uyu nguyu habe n'ubu ngubu uko nguko mpaye nareba iyo foto ko numva nk'ibitegengezi mu maso. ni umugabo munini cyane mu banyamurenge, ni igisobanuro kinini cyane bikomeye kandi intwari ntizipfa. sore abakobwa kugira ngo ukore ikintu utekereza kangahe kugira ngo ukore? biterwa n'icyari cya kindi nyine tumaze iminsi tubona cya kindi simbizi njewe impamvu babikora nka kiriya yakoze buriya bagitekereje nk'umwanya gute? biterwa cyakoze bikagera turahubuka kandi twizera vuba ariko kandi mu guhubuka kwacu sinemezanya nawe 100% mu gihe umuntu yakubwira kuko naje by the way kanikurireho tureke kuvuga abandi naje byambayeho abantu nawe wigeze gushirina neza oya hari umuntu wigeze kunsaba ifoto mvuye gusenga oya umuntu kuriye nyene bari mu gusohora ari amafoto yabo bameze kuri agusaba ifoto y'ubwambure yego umuhungu cyane gose yarahereye kuko ubwo rero mu gihe uteretana no mu buhungu tubivuge gutyo n'ubundi yari sheri wawe reka tuvuge gutyo ntabwo yari sheri kubera kuko ntaco yazanye mu rugo nyine fiance se wa muntu muri kuganira ku bijanye no kubaka ariko reka nkabaze neza banzurangiza iyo nteruro rero ico gihe arabimbwira amara kubimbwira kuko yakubwiye gute? yarambwiye twari tumaranye igihe tuvugana nyine muteretana igihe kitari gitoya nyine tuvugana nawe arabimbwira arambwira ati se wanemerera ukampeza ifoto yawe? ndamubwira ati si ifoto yanje ubundi ntuyigira se atayaye ubwo ngubwo wampeza ifoto yawe ndamubwira ngo mu gihe tutarabana nawe byivugano gusa reka gira nihereho kuko ndi umu YouTubers ico ntakora sinacemerera n'undi muntu ko yagikora. wamushubije gute? naramubwiye tumva nkubwire jewe nawe nta bimenyetso bifatika mfitanye nawe ndagufatira kuko kuravuga amajwi yawe sawa nakagira niyegereze mikoro kugira ngo mbwire n'abadukurikiye. naramubwiye tumva rero nkubwire je nawe gahunda dufitanye mu by'amafoto ntirimo nuko amubwiye nuko namubwiye nyine urumva mwahereye kuki kugira ngo akajambo gatibutse nibi rero umukobwa wari we wese afite isoko kamzite ko ari isoko siko kuri se market ari ku isoko rero mu gihe uri ku isoko ibigushuka bibari abagushuka bari benshi kandi nanone igihamya c'uwari wa ukuri muzabana utagiye kure mwari mu imyaka ingahe? amvanga imyaka wenda umwaka umwe wari ushizemo. yego komeza. noneho mu gihe cyari cyo cyose ibyo zitwaza byose bibaho njyewe iwanje ntabwo zakunda kubera impamvu zico mbabwiye rero wumvise ico nakubwiye? nakitegereye. sawa hari ikiguzi umuntu yaguha ngo umwereke ubwambure bwawe? ntibishoboka ntibishoboka nta kiguzi icyo ari cyo cyose na Yesu igihe yatwitangiye hari ikiguzi yadusabye ni gusa n'ubwitange gusa. none se ubwo bano bakobwa babikora baheza akanama gato twigendere. akanama nabaha hari igihe umuntu azakubwira amagambo burya amagambo yo muri Bibiliya hari ukuntu abantu bakino gihe bamenye ubwenge bakayasanisha n'ibihari ariko kandi ntabwo ari bwo buryo mu gihe cyo cyo cyose umuntu aza kugutereta yitwajije n'ijambo ry'Imana kuko Bibiliya iyo ngiyo akavuga ngo biri ijambo ry'Imana riratubwira ngo ngibyo mwahereye ubusa mu bitangira ubusa. ico ngico kabisa ntukacumve ni nka ya miga y'abanyabuntu ngo twarababariwe ku buntu ariko ntitwababariwe ngo kugira dukora ibyaha ku buntu ntibizokunda ntibizoshoboka. rero inama nababwira ntoya
ni mwiha agaciro k'abakozi b'Imana se cangwe k'abakobwa b'abanyamurenge nico rero ibindi biyuzuriza ariko gana Satani agira abakozi biwe kandi Satani arakomeye kurusha iyo wamwemereye aragutegeka akongera akagutegeka niwe unagutegeka kwiyambura ubusa ukita ku karubanda erega kubera ko Satani yakuwe mu ijuru tuzi ko ari umuntu ukomeye cyane umuririmbyi umumarayika ukomeye muri bya byegera bine nawe yabagamo yarariyo urumva rero yaravuze ati singomba kurimbuka nje nyine reka nshake abayoboke kandi gabaza dushikisha ibigaragara amazahabu tuzumva ko bazavuga ngo ngure mugabo shanga numukire ngo ariko ngo bazavuga ko abikuri kuzimu tuzumva yego benshi Satani gabaza ashukisha imitungo igaragara ifatika ariko gusa ukora biriya sibyo ni ikintu kigayitse ni ikintu kigayitse pe kandi kitazagipfa kwibagirana cyane gose ariko gusa turasaba amakanisa abyamagane ushobora kubuhasengera amasiberi kazi byamagane umuhano utuyemo umuryango wanyu hagira umuke rendo umufize wo mu nzu y'abaheto yes reka tuvuge abaheto nimba hari umwana w'umuheto wagaragaye ico kintu bamwamagane urabona iyo miryango itatu ihagurutse kwamagana buno bukorwa bugahitse buri ku social media byokira kandi byocika naho aba YouTubers twebwe ntabwo twobyamagana twebwe tunabyamaganaga twe turabivuga tubikora inkuru tukanabigazura cyane ariko siberika ikanisa usenga amakanisa mana y'isi n'ijuru nabonye kabibejo bo ndavuga ngo ntibagitenga ngo aya makanisa ntagitenga ngo aya makanisa ntagitenga ngo umuntu nk'uri koze kiri barizwa mu kanisa agomba gutengwa agahagarikwa akazasaba imbabazi akirega ariko kira watengwa amakanisa ya none nyene nk'uko kose atagitenga impamvu zitegwa nuko abakirisitu nyene asigaye bakunda babandi babareba neza numureba nabi ngo aragenda ngo arasohoka urasigarana nande nutenga ibyo ngibyo rero nibyo biri kwica societe yacu ariko ntubona siberi cyagurukiye muri ibi bintu n'umuryango ikanisa wenda reka tuvuge ngo korera bikamo utuntu twinshi reka tugihorere kandi tuzi ko hari abantu bari batarigeramo kandi ntibapfe kandi n'abakristo bagira uko basabana n'Imana yabo kuragira se ubundi bibiri ivuga ko ino mibiri yacu ari insengero za Kristo si ngombwa rero ngo sinitegeko kuja muri ikanisa rya runaka ushobora kugirana ubusabane n'Imana yawe ukaza wiherera ukaja ku musozi ukaja mu cumba cawe ukaja hehe ugasenga ariko siberika yamaganye bino bintu n'umuryango ukabyamagana sinabonye hari abakuru b'imirara nabo bakabihagura bakabyamagana bino bintu bizocika bibasabe rero kuri kamera kugira twabisabye amakanisa muhaguruke bino bintu mu byamagane abakuru b'imirara bino bintu mu byamagane na siberika nayamagane bino bintu bizacika azatuzanira igisubizo kandi ntibakaza batutuka ngo dukora inkuru ngo nk'izo ngizo YouTubers se ni iki nyine twe nayo makuru twiberamo kandi twe ntago tuvuga inkuru idahari ese ubundi bogutuka gute kandi wewe naje baza abantu kawa bagutukira ubusa kuko si wowe wabizanye none se nk'iyo video ntangiye kuba munini kubera gutukwa kubera kuzamura nta makuru bafite nibazaza baza bakomeze bagutukire muri commentaire ndabizi baraza nyene kubyandika byinshi hariya ariko commentaire ariko bino bintu biragayitse ukamusanga nk'umugore ufite abana ngo ari mu buginga nk'ubwo ngubwo itangaza hari umwe mperuka kubona noneho ngo afite iduka yaduka ndabizi ko bavuze ngo yakora iduka aho ngaho yasohoye nyine ifoto yiwe nk'uko kose ari mu iduka oya yari mu iduka bavuga kuko ahubwo ari jya akoramo noneho iyo video yasohotse kuko ukuntu bari kwamurangirana ngo no ahantu hamwe gukora mu iduka noneho yasohoreye video ari mu iduka oya video yiwe yagiye hanze bakaza baranga hakorera arakaze cyane n'umugore n'umugore kandi mukuru ahubwo pana kizito atubona none bari n'abana umugore waciye inzara ibyo bintu biragayitse sore nari nkunye ndavuga ati reka twivugire 2 3 turamukanye yego abizi ko iyo dukeneranye turabonana
cyane ntawe uzi ugora undi tiwo nshaka kwa Soleil ngo mbure kandi nanje nzi ko ntogushaka hano ngo nkubure kandi kiruta byose turamarasa mu turabanyamurenge cyane rwose ico dupfana kiruta ibindi byose rero reka ngushimire urakoze reka ngushimire ku mwanya wawe twara duhuriye muri nane muri Pentecoste Pentecoste rero abantu bose Pentecoste nziza babere nziza mugire bimwe muvamo muje mu bindi muve mu bwiza muje mu bundi nico twabifuriza rero mwakoze kubana natwe amahoro mu mutima amafaranga mu ikofi reka mbashimire ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao bye bye